nkwifurize umugisha w'Imana, nkwifurize imbaraga zituruka hera, nkwifurize guhura n'imbaraga zikwinjiza mu gitangaza cyawe. Inshuti zikundana ibihe byose, umuvandimwe avukira abandi, avukira gukura abandi mu makuba. So icyo nasabaga umuntu wese unkurikiye mu muhamagara Imana yamushyizemo wo gukunda umurimo w'Imana no kugira ishyaka ry'Imana, ihure n'iri sengesho mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo urwo rugo rwawe rwari Satani yari amaze kwinjiramo, yari amaze kugiraho ububasha, ndatwika izo mbaraga, ndasenya abo badayimoni, ndahamagara ubwami bw'Imana. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye. Imana ibahe umugisha ko mwafashe umwanya wo kugira ngo muze kureba iyi televiziyo Tabarwa TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Turanezerewe ku bwanyu. Hanyuma iyi channel uyibonye ari ubwa mbere, wenda ntiwari usanzwe uyizi, hanyuma rero tugira umugisha wo kwigiraho tukagusangaho, uhabwa umugisha. Hanyuma nge nditwa Emi, tugiye kubana muri uyu mwanya mu kiganiro kitari buze kuba kirambiranye kandi cy'umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Paseri kandi akaba n'umuhanuzi Profete. Ari byinshi tugiye kugarukaho kugira ngo tuze kumubaza, kubera cyane ko aza kuba ari kuri channel ye cyangwa se televiziyo ye yatangije kugira ngo ajye yinyuzaho ivugabutumwa. Reka rero tumwakire, hanyuma nitumara kumwakira ibindi turaza kugaruka mu kanya. Pasa, karibu. Murakoze cyane ikuzo Emi. Reka tubanze dusenge Imana. Mana data wa twese wo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko uri Imana yacu ibihe byose. Ntago twigeze tukubura, ntago wigeze udutererana, watubereye Imana, watubereye byose, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wadushyiriyeho uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza ndetse no kuvuga imbaraga zibohora binyuze muri channel Tabarwa TV, uduhaye kugira ngo twamamarizeho ubutumwa bwiza. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera iyi channel uyiha umugisha kandi izahembure benshi, kuko ari cyo uyishyiriyeho kugira ngo ibe umuyoboro wa benshi, kugira ngo bakire ubutumwa bwiza n'imbaraga zibohora mu izina rya Yesu, amen. Shuti batabarwa TV, ndavuze ngo Imana ibaha umugisha kandi uburyo mukomeza kutugaragariza ko mudukunda gatanu kuri gatanu, uburyo mutwereka muri komenti, uburyo mukomeza mutwereka ko ibiganiro byacu bibafasha. Imana ibahereza umugisha. Ndagira ngo rero mbere yuko tugera ku kiganiro nyamukuru, nkomeze nkwinginge ngusabe ukomeze, nimba utarakanda subscribe uyikore cyangwa se sabone. Imana iguhe umugisha. Like, share, uraba uzaba ukoze ikintu kidasanzwe mw'uyu murimo w'Imana Imana iduhaye gukora hano mu isi. Share wabwire ko ari iturerega. Ni share of course birumvikana. Gukora share ubutanzi ituro rikomeye. Imana ibahereza umugisha. Amina. Rero nkuko mukozi w'Imana atwakiriye atubwira, iyi channel ije ku byifuzo bya benshi bifuje ko dushyira haboneka umurongo w'ivugabutumwa ndetse no gusanga abantu aho bari, aho batandukanye ku migabane y'isi, kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza, babona aho bazajya banyuza ibyifuzo byo kugira ngo tujye tubasengera
nicyo Imana yaduhamagariye. Uvuze ngo byavuye ku cyifuzo cy'abantu? Byavuye ku cyifuzo cy'abantu benshi bagiye batwandikira badusaba, ariko nanone byari no mu masezerano yuko tugomba kuzabwiriza isi yose ikakira ubutumwa bwiza. None se nk'umuhanuzi izina tabarwa bararyeretswe? Izina tabarwa abantu benshi aho bari bafite ibyifuzo bikomeye, kandi abahesha b'umugisha, iyo duhesha abantu umugisha tubahesha twumva ko twizeye ko ibyo tubaturiyeho biri bubabeho, hanyuma kandi bagahuriramo n'ubutabazi. Niyo mpamvu rero no muri cano tuvuga ngo tabarwa. Wowe uyikurikiye tabarwa, wowe urembejwe n'uburwayi tabarwa, wowe urembejwe n'amadeni tabarwa, wowe urembejwe no kudashaka tabarwa, wowe urembejwe no kuba wenyine udafite ubana nawe tabarwa. Mbese hari ibyifuzo abantu benshi batuye isi bafite, bakeneye ubutabazi bw'Imana. Niyo mpamvu nagize iri yerekwa ryo kwita iyi cano tabarwa, kuko ubuzima bwanjye ni ukwatura, kandi ibifite imbaraga, ibigirira abantu amashimwe. Hanyuma uyu ni umurimo ukomeye, twe turawukora, turawuzi. Ni ibihe bisa naho biba bitoroshye kwicara ugakora cano, hari ibikoresho biba bikenewe. Yego. Hanyuma ukavuga uti mu cyifuzo cy'abantu, kandi nk'umuvizioneri nanone kandi hakenewe imbaraga kugira ngo iyi cano ikomeze gukora. Hakeneye kamera, hakeneye computer, hakeneye microphone, hakeneye internet, hakeneye location aho ukorera. Ni ibintu byinshi bikenewe. Hanyuma nkibaza ngo ubushobozi bwose nk'umuyobozi watabarwa urabufite? Murakoze umukozi w'Imana. Abahanuzi cyangwa se abavugabutumwa cyangwa se abashumba, ubundi imibereho yacu ni ukwizera. Imibereho yacu, buri kintu cyose dukora tugikorera mu kwizera. Ikintu cyabayeho ni uko mbere yo kugira ngo iyi cano ibeho habanje kubanza gusenga. Narasenze, hanyuma Imana inshyiraho iryo yerekwa ko nkwiriye gutangiza uyu murimo wo kubwiriza abantu aho baherereye ku migabane yose y'isi. So nkandagiza ikirenge mu kwizera, nibwo naje ndakwiyegereza. Imana iguha umugisha, ikuzoyemi. Abadukurikiye mugenda munkurikira ku Ihumure TV, niwe kugeza uyu munsi turi kumwe aya masaha. Kandi nkanagushimira ko wambereye umuyoboro kugira ngo iyi cano ibeho. Uzamina. Ni ukuri tuzakwitura, kandi Imana ukorera izakwitura. Amina. So uyu Emi rero amaze igihe kingana nk'ukwezi agerageza kumfasha mu buryo bwa kamera, gutunganya amashusho, gushyira kuri cano, ariko ageze aho imirimo imubanye myinshi. Mu by'ukuri namwe murabizi, iyo umuntu agufashije ntabwo aba agiranye kontara y'igihe cy'ubuzima bwose. Umuntu arananirwa, ntabwo navuga ngo urananiwe kuko uracyamfasha byinshi. Mu by'ukuri intambwe nateye yo kwizera, ikimenyetso nabonye ni uko naje ukabimfashamo, nk'abamaze ukwezi abantu babona ibiganiro nkora kandi babishima. Ikintu rero kinzanye ni ukugira ngo mbwire abantu badukurikiye ko intambwe ya mbere yo kwizera narayikoze. Iya kabiri ndi gusenga nkanabwiriza ubutumwa bwiza. Abantu bari kugenda banyandikira ko bari kubohorwa n'amagambo y'Imana ndimo kugenda mbagezaho.
icyo nifuzaga ni uko Bibiliya mu migani hano haravuga ngo igitabo cy'imigani ibice 17 umurongo wa 17 haravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, umuvandimwe avukira abandi, avukira gukura abandi mu makuba. So icyo nasabaga umuntu wese unkurikiye mu muhamagara Imana yamushyizemo wo gukunda umurimo w'Imana no kugira ishyaka ry'Imana. Nkuko umunyamakuru amaze kubivuga, dukeneye kamera, dukeneye mashini, dukeneye mikrofone. Ntago ndi hano gusaba, ahubwo ndi hano kugira ngo umuntu wari usanzwe afite urwo rukundo, rukunda umurimo w'Imana, rukunda gukora ikintu kizamuherekeza mu isengesho rye ryo kwibutsa Imana imirimo igihe azaba ageze mu bihe bikeneye Imana, bikeneye guhamagara Imana yibutsa imirimo. Navuga ngo rwose ubaye uwa mbere mu kudufasha, ushobora kutugurira kamera, waba udukoreye ikintu cy'intashyikirwa, ushobora kutugurira mashini, ushobora kutugurira mikrofone, waba udukoreye ikintu kitazibagirana mu mateka y'Imana, kuko uyu murimo dukora ku bwacu nta nyungu dufitemo. Inyungu dufitemo nuko twese tuzahurira mu bwami bw'ijuru. Ikindi kandi tuzahemberwa ko twabwirije ubutumwa bwiza. Wowe rero unkurikiye, nimba Imana araguhaye impano yo kuba wakora ugahembwa, rwose turakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, mu bushobozi bwawe, mu rukundo ukunda Imana, ufashije uteye inkunga uyu murimo w'Imana, waba ukoze ikintu cy'intashyikirwa utavunitse. Pastor, abo uri kubwira ni abantu bakuru bumva, kandi wenda natwe turi gufatanya ibi nuko tuba twakoze. Yego. Ndeka nanjye nongereho akanjye. Niba uriya kwitanga bihesha umugisha kuruta guhabwa, kandi burya iyo utanze n'imbuto ubibye ushobora kuzaza kuri we cyangwa ku mwana wawe. Rimwe na rimwe yarobguha umuntu, wamara kumuhaye akajya kuyakoresha amabi. Yego. Ariko we ntago bikureba, wakoze ibyo ukora urangije urigendera. Ni umugisha. Kamera byibuze, kamera ya make cyangwa se wenda kamera iri ku standard yo kuba yakora iki kiganiro nkuko wari kurebera ishusho risa, uko ihagaze n'ibikoresho byayo uhereye hasi ku maguru bakagera ku mutwe wayo, ihagaze $2,250,000. Rero nkavuga ni ushizeho mikrofone za 250, byibuze na computer $600. Ibyo byagufasha. Rero hari umuntu ushobora gukorwaho akagura kimwe muri ibi bikoresho. Amina. Cyangwa se hari n'uwavuga ati reka twiteranye turi 3 cyangwa 4 dutera inkunga ibikoresho biboneke, nabo tubahaye ikaze. Amen. Ariko bitavuze ko hari n'uwavuga ngo byose ndabigura, nashobora kuboneka akavuga ati byose ndabiguze. Hanyuma rero mu rwego rwo gushigirukira umushumba, niba hari ikintu kizima mwamubonyemo, paseri wanyu rimwe na rimwe hari ubwo wajyaga umubona kwihumura gutambutsa ubutumwa, hanyuma muramufasha, muravuga muti byaba byiza nanone ufite channel yivuga butumwa ku mazina yawe byagufasha. Nabyo arangije aravuga ati reka turebe, yahise n'izina ryiza yahishuriwe. Gutabarwa ni ikintu gikomeye, arabashaka gutabarwa bagashaka ubutabazi bakabubura. Hanyuma rero kugira mukomeze gutabarwa mumukurikira kuri channel ye nyirizina nkuko yabivuze, nuko nyine mumushyigikira. Yagiye abantu bavuga ngo turagukunda, rero umuntu aragukunda akakwiba na subscribe imwe kandi akuganga aragukunda. Byonyine abantu bavuga ko bagukunda, baramutse bakoze subscribe kuri channel, bagakora share, bagakora like, iyi channel yaruta n'izindi channel zose. Kubera ko ari benshi, ariko nyine urumva nababyitayeho, so kandi ngo ndagukunda. So rero ni byiza muramutse mubikoze, Imana ibumugisha. Nago twakiriye paseri ngo azabasabe oya gusabiriza n'umuco mubi n'ukuri kw'Imana, ariko nanone kuganira nk'abavandimwe byagira umumaro. Rero paseri, Imana ikomeze kugushigikira, natwe dukomeze kugushigikira. Wowe ntiwishigikire wenyine, ahubwo natwe tugushigikire, kuko wenyine ntiwakwishigikira ngo bikunde. Hanyuma wadukurikiye mu bihugu bitandukanye, hari icyo Imana yagukoresha nawe ugakorwaho,
hanyuma ukamushigikira. Rero Imana ibaho umugisha. Urumva ngiye mufasha nyine ntari n'intama ye, twamenye ntari intama ye, ariko wenda wasanga wowe ari intama ye. Nawe ugira icyo ukora. Imana yaguha umugisha cyane. Rero nshuti, kenshi ari ubwo nkunda kuvuga abantu bakavuga ngo mba navuze, ariko ibyo navuze rimwe na rimwe aba ari ibintu natekerejeho. Njye na paseri twaricaye ndamubwira ni none n'ibigiye kigeze ngo utangire gukora ibintu bishobora kukuzamura nawe ubwawe n'intama zawe cyangwa se abakristo. Impamvu tuvuga ngo ni intama n'ukuri umushumba, ibyo bisobanukira atagira ubyumva mu rundi rurimi rubi, ahubwo n'ukuri umushumba. So tubone no gushimira bari mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Imana ibaho umugisha mwakurikiye iki kiganiro, ariko nawe ukorweho. Idolari rimwe kugera ku idolari miliyoni yagira umumaro aramutse akoze igikorwa nk'iki ngiki cyo gufasha kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Imana iguha umugisha. Hanyuma niba ari ubutumwa ufite wabagenera mbere yuko dusoza iki kiganiro, karibu. Ubutumwa ni ugukomeza kubashimira uburyo bakomeza gukanda subscribe, bagakora like, bagakora share. Birimo biragenda bingaragariza ko banshigikiye, no kubasabira umugisha. Ikindi umuntu ushobora kuba hari ikintu yakora kubwo kugira ngo ibivuga butumwa ridacika intege, ridahagarara, araza kubonaho nimero ya telefone, hanyuma uburyo bwose yakumva yadufashamo kugira ngo tubashe gukora uyu murimo. Kandi buri munsi kugira ngo ujye ubona ibyo biganiro, kugira ngo ujye ubona aho unyuza ibyifuzo byawe, kugira ngo wandikishe ku Mana, ushobora kuhamagara nimero uri buboneho. Imana iduhana umugisha. Reka dusenge Imana. Amen. Mbasabira umugisha wowe uhise ugira icyo gitekerezo cyo kudufasha kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomeze ntuzahagarare. Kandi reka nkubwire, umuntu uri bukorweho akumvira umwuka w'Imana, ni ukuri kw'Imana ntabwo Imana izigera imwibagirwa. Kabiri, umuntu ugiye gukora uyu murimo ugira ibyifuzo bigera nko muri 4 bikomeye, uzabyandike kuri comment cyangwa se ufate iyo nimero uzanyandikire kuri WhatsApp, umpe ibyo byifuzo kugira ngo abo bantu mbafatire umwanya udasanzwe, mbasabira umugisha. Kandi yicana ni yanyu, si cano yanjye, ni cano igiye kujya ihuriraho n'abakozi b'Imana basiza amavuta. Ariko nanjye murabizi ko ndi umuhanuzi, ndi umwingenzi, ndi umunyamasengesho. Imana yahamagaye kwingingira abantu no kubasengera amanywa n'ijoro. Ndagira ngo nkwifurize umugisha w'Imana, nkwifurize imbaraga zituruka hera, nkwifurize guhura n'imbaraga zikwinjiza mu gitangaza cyawe uyu mwaka utarashira. Ikindi kandi ndifuza ngo umudayimoni wegeraga intebe yawe, wegeraga aho ukorera, wegeraga ubuzima bwawe, wegeraga urubyaro rwawe, wegeraga famiye yawe, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ntiyongere kwegera ihema ryawe. Ndavuze ngo imbaraga z'Imana, imbaraga z'umuriro zitwika abadayimoni bakunigaguraga, zitwika abadayimoni batumagura rutaryamye. Imbaraga z'Imana zimenagure, zineshe buri mwuka wose watumaga udatera imbere. Ndasenze ngo amadeni wari ufite Imana yarangizeho mu izina rya Yesu. Izo ntambara z'urudaca zatuma guhora wisobanura buri munsi, Imana izineshe mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo iyo ndwara wari umaranye igihe kirekire ihure n'iri sengesho mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo urwo rugo rwawe Satani yaramaze kwinjiramo, yaramaze kugiraho ububasha, ndatwika izo mbaraga, ndasenya abo badayimoni, ndahamagara ubwami bw'Imana buneshe uwo mwuka warwanyaga ubuzima bwawe. Shuti, ubuzima bwawe ntago buzigera buguma uko bwari buri. Imana impamagaye
kugira ngo nkwingingire ijoro n'amanywa. Reka nkubwire, wampamagara saa sita z'ijoro, wampamagara ku manwa, igihe cyose uzampamagara ntabwo uzambura, kuko Imana impaye umuyoboro wo kugira ngo nkurikirane ibyifuzo byawe, mbisengere, mbyingingire ijoro n'amanywa kugeza ubwo Yerusalemu yawe ihindukiye amashimwe. Imana iguha umugisha, ndagukunda, ndakuzirikana, ubuzima bwawe mbushyize mu biganza by'Imana, turi kumwe tuzanesha. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.